Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye kubaha ikaze mwaba musanzwe muri ba video zanjye, cyangwa se niba ari ubwa mbere murebye video yanjye. Uyu munsi rero ngiye kubona bakorera chapati zirimo shokola. Ese chapati zirimo shokola wari usanzwe uzikora mu rugo iwawe, wazikoraga gute? Uyu munsi rero tugikorera uburyo bwihuse kandi bworoshye budahenze. Nabyise chapati ariko abenshi bazita crepe kuko ni chapati z'amazi, nabwo bidusaba guponda cyangwa se gusukuma. Ubwo rero nta kindi bidusaba, nakoresheje ifu y'ifarini bisanzwe, ikiro kimwe nshyiramo ikiko kimwe cy'umunyu, nshyiramo n'utuyiko tubiri tw'isukari. Ni ukuvuga ngo nakoresheje ikiko kinini, iki dukoresha ku meza. Nshyiramo n'amagi abiri. Ubwo rero nawe washyiramo amagi menshi bitewe n'ukuntu ukunda amagi, n'umunyu ushobora kuba warenza bitewe n'uburyo ukunda umunyu, cyangwa se ukawugabanya bitewe na crepe wowe ukunda. Niba ukunda crepe zirimo isukari nyinshi, washyiramo isukari nyine warenzaho. Baye ukunda ko umunyu nyine wiganza, warenzaho umunyu, ariko ibipimo njye nakoresheje n'ibyo ngibyo. Hanyuma nshyiramo n'ibiyiko bitatu by'amavuta. Ni ukuvuga ngo nakoresheje ikiko kimwe cy'umunyu, ibiyiko bibiri by'isukari, n'ibiyiko bitatu by'amavuta asanzwe yo gutekesha. Nshyiramo n'amagi abiri, ndavanga, ubundi nshyiramo amazi. Amazi rero ntabwo navuga ibipimo kuko biterwa n'uburyo umuntu akunda nyine chapati. Hari abantu bakunda chapati ziremereye cyangwa se crepe ziremereye. Ubwo baye ukunda crepe ziremerewe nawe wagenda ugereranya nyine ukareba aho igipondo cyawe kigeze. Nabyita ko ari igipondo nyine aho bigeze. Njye nagiye nshyira amazi gake gake kugira ngo ntaza kuba nabyoroshya cyane. Ntabwo nkeneye ko byoroha cyane, nubwo nkeneye ko biza kuba biremereye cyane. Nkeneye ko biza kuza biringane nyine, bitoroshye bitanaremereye. Hanyuma rero ubwo turavanga kugeza igipondo cyacu kinoze. Hanyuma nikibaza kuba cyanoze kimeze neza, dufate akandi gasorori. Ubwo nafashe akandi gasorori ku ruhande kugira ngo ngabanyirizemo igipondo gike. Ni ukuvuga ngo ngiye nuko mfite ikirushe gutyo, napimye ibirushe ndumva napima 3 cyangwa se 4. Byaterwa n'uburyo uri kubona ifarini yawe ingana, kuko n'ubu ntabwo dukeneye nyine gukuraho nyinshi cyane. Uko iyo birushe 3 cyangwa se 4 birahagije, ko n'ubundi turaza kuba twakongeramo amazi kuri iyo twagabanyije. Hanyuma nitubara kuba twagabanyije gutyo iyo farini iri ku ruhande mu gasorori gatoya, turashyiramo shokola cyangwa se cocoa. Ni ukuvuga ngo cocoa rero ushaka kuba uyifite mu rugo cyangwa se ukaba wayigura, ntabwo zihenze. Njye nakoresha utuyiko tubiri twa cocoa, nitwo nashyizemo. Nabanje gushyiramo kimwe n'igice kugira ngo ndebe ko biza gukora, ariko nyuma ndaza kongeramo n'indi. Mbona ko bitari gukora, ubona ko byakoze nta kibazo, warekera. Rero ikindi gitekerezo, ubaye udafite wenda cocoa, ufite shokola bisanzwe, izi shokola tuba dukoresha n'ubundi, ushobora kuba wayishyira mu munuza, wayipondapondera gutyo munuza mu kantu, ubundi ugasukamo amazi yayo muri icyo gipondo. Nabyo birakunda, byose birakunda. Bipfa kuba gusa biza kuba byahinduka. Icyambere nuko bakoresheje shokola gusa cyangwa se cocoa. Ubwo urumva navanze njyewe kugira ngo bize kuba byahura, ndebe ko nanone ibara ndi kubona niba ari ryo bara nshaka. Ubaye ubona ko itari shokola neza, wongeramo gake. Njye niyo mpamvu nabanje gushyiramo kimwe n'igice, ikiko kimwe n'igice. Nabonye ko bitari gukunda cyangwa se bitari gusa neza, niyo mpamvu nongeyemo n'ikindi gice, ubundi ndakomeza ndavanga neza. Ni ukuvuga ngo rero kino gipondo kirimo shokola cyangwa se cocoa biba bisaba ko ucyoroshya cyane. Ntabwo tureka ngo kiremere nka kuriya twakoze nyine bwa mbere kiriya gipondo cy'umweru. Iki cyo turacyoroshya cyane. Ubaye ubona ko gifite kuremeramo gake, ushyiramo andi mazi kugira ngo ucyoroshye cyane kimere kuriya. Hanyuma ikindi kintu usabwa ni ukuba ufite icupa. Ufata icupa ukaritobora ku mufuniko, ntabwo byo bigoye. Hanyuma ugafata iyo shokola yawe cyangwa se icyo gipondo kirimo shokola ukagishyira mu icupa. Ubwo rero tugiye gutangira guteka rero ushyiraho ipanu bisanzwe nta mavuta ariho, ubundi ukadizayininga gutyo. Umaze kudizayininga utegereza ko shokola yawe yuma cyangwa se igipondo cyawe cya shokola cyumaho gake, ubundi ugahita ushyiraho igipondo cy'umweru, ugategereza bikomoka neza. Hanyuma mu gihe cyo gushyiraho amavuta, ntabwo ushyiraho amavuta kuri side cyangwa se ku gice kiriho shokola, ushyiraho amavuta ku gice cy'umweru, kuko iyo ushyize amavuta kuri icyo gice kiriho shokola,
design yawe uri kuyangiza. Biba byiza rero ukoresheje amavuta, nk'ubu ngubu turahita dushyiraho amavuta kuri iyo side y'umweru kugira ngo ishe neza n'ahandi hakaba hashya neza. Rero biba byiza ukomeje guteka icyo gice cy'umweru kugira ngo utica design yawe iriho shokola. Ubwo rero capati yawe yahiye urakomeza ukayireba, cyangwa se crepe yawe yahiye uyikuraho ukaba washyiraho indi design. Rero iyi design mberetse ndagira ngo tugerageze tube twakwihuta, ni ukuvuga ngo buriya n'uburyo n'ubundi tugiye gutekamo capati bwo kuba twashyiraho kuri ya design y'utuzeru cyangwa se uturongo kuriya. Iya kabiri nashyizeho shokola ku ipanu, ubundi ntegereza ko yumukaho gato amasegonda make cyane, mpita nshyiraho igipondo cy'umweru hejuru. Ni ukuvuga ngo ibingibi ubikora ubona ko usa nkaho uri gusoza guteka, kandi ubona ko igipondo cyawe cy'umweru gisa nkaho kigiye gushira, ugifite shokola nyinshi. Nuko bigenza. Hanyuma mu guhindukizaho nta kindi bigusaba ko ushyira amavuta kuri icyo gice kiriho umweru kugira ngo side yawe cyangwa se igice cyawe kiriho shokola kitaza kwangirika. Nuko rero side yacu y'umweru imeze, twashyize amavuta, urabona ko yahiye nta kindi kintu bidusaba, no gukuraho tukaba twashyiraho indi design. Ndasaba ko rero mukora subscribe, niba mutarayikora mu liking, mu sharing, mu commenting ibyo mushaka twazabakorera ubutaha. Indi design nanone ushobora kuba wafata igipondo cy'umweru ukakibanza hasi ukareka kikumukaho gato, kimaze kumuka hejuru ugatushyiraho shokola ukayishyira design uko ushaka nta kibazo. Design uko ushaka, ushobora kuba washushanya kwa kundi kw'akazeru cyangwa se ugashyiraho n'ururabo, biterwa no kurushaho ku designing. Ubundi guhindukiza urahindukiza, ariko ukibuka ko ugomba gushyira amavuta cyangwa se ugashyira amavuta uyashyira kuri side y'umweru cyangwa se ku gice cy'umweru nicyo ushyiraho amavuta. Ni ngo turahindukizaho gatoya, twongere tuyegure kugira ngo ahantu h'umweru hashye neza, hatume no hejuru hacu hashya neza, tutiriwe twica design yacu iriho shokola. Nuko rero murabona ko bitagoye gutekesha shokola, murabona ko bitagoye ku designinga zino capati cyangwa se crepe. Bisaba nyine kuba no kwiyemeza gusa, wabihisemo uvuga ati no munsi ngiye kubakorera crepe zirimo shokola, urabikora. Design yacu ni iyi ngiyi, niyo ukomeza ugakora. Ziriya zindi uzicishamo mu gihe ubona ko igipondo cyawe kiri gushira, wenda umweru uri kuba muke cyangwa se shokola yabaye nkeya, ni kuri ubigenza ushaka kubivanga bikaba bisa neza. Icyo ugomba kuzirikana nuko gusa ugomba kudateka cyane ahantu hari shokola kugira ngo design yawe idapfa. Uteka ahantu hari umweru, ni naho unashyira amavuta. Ngayo nguko rero capati murabona ko ziri gusa neza, ntabwo bigoye, birihuse kandi biroroshye, nta byinshi bisaba. Mwabonye ko n'ubundi ari uguteka crepe bisanzwe, ni nko gukora crepe bisanzwe. Ikintu cyiyongereyemo ni cocoa gusa. Cocoa rero uba utayifite ushobora kuba wenda wakoresha na shokola bisanzwe uba uyifite mu nzu, ukaba wayipondaponda ukayishyira mu gipondo cyawe uba wagabanyije ku ruhande wateganyije gushyiramo shokola. Nuko rero zimeze, nuko wazizinga kugira ngo bise neza kurushaho. Ushobora no kuba nawe kuba wazinga mu buryo bwawe nta kibazo. Hanyuma za zindi twagiye dusa nkaho tuvanga amabara, dukoresha shokola n'umweru muke, nuko nazo zizingwa kugira ngo zibe zasa neza kurushaho. Murabibona gute se? Mubishyire muri comment ukuntu muri kubona ino video imeze, kandi muzabigerageze. Zino capati ziraryoha cyane, ziba zihumura, ziba zisa neza. Ni capati wategurira abantu bose, ari abashyitsi, ari namwe mu rugo. Ni byiza cyane, ziraryoha. Mwakoze rero cyane kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere wari ubonye video yanjye, ndagusaba ko wakora subscribe. Niba utarayikora, abakomeje gukora subscribe, abakomeje gushyira muri comment ibyo twabakorera, abakomeje kulikinga no gusharinga, ndabasabira rwose umugisha. Imana ibahe byiza. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Salam.